Ndabasuhuje mwe mwese mukurikirana Zeyipafo TV. Uramubona Eric Semuhungu ari kumwe na Kasuku wa Mipango, abantu benshi mumenyereye ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu rero tugiye kugaruka kuri abantu nuko murabizi neza ko Eric Semuhungu yiyemereye ko rwose ngo buriya atashobora kuba yakunda umuntu w'igitsina gore, ngo yikundira abagabo cyangwa se abasore bagenzi be, ngo nibo yikundira kandi ni nabo abana nabo mu buzima bwa buri munsi, dore ko binavuga ko ngo yarafite n'umukunzi mu bihe byashize w'umusaza w'umuzungu wakomokaga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byagiye bivugwa. Abantu rero bakomeza kujya bibaza n'umubano we ndetse na Kasuku, bamwe ugasanga ku mbuga nkoranyambaga babashyingiranya bababanyisha bavuga ko ngo bashobora kuba bakundana, nabo bakaba bashobora kuba umwe ngari umugore w'uwundi, ariko ibintu ubona ko utavuga ko ari byo, dore ko bakunda kugaragara mu bikorwa byo gushakisha amafaranga hirya no hino, berekana bimwe mu byo bakora nk'ibibanza baba bagurisha cyangwa se amazu, akaba bakunda kugaragara babitemberana bagenda babyerekana, dore ko na Gasuku muri ino minsi ari kumwe nawe aribwo yaje gutangazamo ko ngo uyu Eric Semuhungu ashobora kuba ngo yarabonye ngo umukunzi mushyashya cyangwa se uwo bakundana mushya. Byumvikane ko rero nta mubano uganisha kuri iyo gahunda ashobora kuba bagirana, ahubwo imibano yabo ishobora kuba ibirebana n'ibigendanye na business. Uyu Eric Semuhungu nkwibutse ko rwose abyiyemerera nawe ubwe ko yibanira n'abagabo bagenzi be, ngo ko adashobora kuba rwose ngo yagirira santima umugore cyangwa se umukobwa. Ikindi Semuhungu akaba amenyereho kuba ari we muhosta cyangwa se bamwe bahostinga mu bubari wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yanabiherewe n'igihembo mu mezi makeya ashize. Akaba ari we muhosta winjiza agatubutse kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko avuga ko nawe ari ibintu ngo yiyemeje gukora kandi ngo ko ashyiramo umwete n'imbaraga nyinshi kugira ngo ibi byose bimwinjirize amafaranga. Uyu Eric Semuhungu abajijwe ku kibazo abantu bibaza ngo abantu babana nabo bahuje ibitsina ngo bashobora kuba bahabwa ngo amafaranga, yavuze ko ngo ibyo ngibyo ngo ari ukubeshya. Ngayo nguko rero mwakoze kwana natwe, andi makuru n'ibiganiro biri imbere mukomeze kubikurikirana no kuri Zeyipafo TV.